wa none tuguhaza n'itangazo rikubwira ngo nubwo urufatiro eredro ruriho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nawe tuje kukubwira ngo mu bantu Yesu afiteho umugambi urimo. Nawe urimo mu bantu Yesu afiteho umugambi. Mukira Imana izagutabara ikoresheje abantu. Nubwo abantu bakurwaye Imana izagutabara ikoresheje abantu. Nibyo. Netida kotarama sisimini wita paya binifo ene wizandiko la sansemene shine ha elewi tapire sti lezeba kukuruhura. Reka mbasuze cyane mbabwira ngo amahoro y'Imana n'imigisha no gukomera bikomeze bane namwe. Uyu munsi none muri kumwe nanjye nka Samu cyangwa se umukozi w'Imana Samu. Narahamagawe naratoranyijwe. Uyu munsi none tuje kubwira abantu kugira neza ko Imana no gukomera ku Imana. Tuhaye ikaze n'undi mukozi w'Imana nawe turi kumwe. Murakoze cyane. Mazina yanjye nitwa Bishop John. Ndo mushumba w'itorero Ihema rya Dawidi. Ihema rya Dawidi. Tugarutse hano kuri kamera kuza kubwira abantu ngo Imana iracyariho. Abantu nibigirira nabi. Abantu bongere bigirira icyizere, warutakaje icyizere n'ibyiringiro. Imana iracyariho kandi iracyagufitiye imbabazi. Kandi iracyakora ifite umugambi ku bantu bayo. Hallelujah. Wenaza brome head. Nitaya bonesta lazini widra. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana izibane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Yesu Kristo, Kristi widra. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka be mu isi uko mu ijuru. Turasenze debo tando odegra. Ningi ni wida. My wada bewo samina sidimi ede de kuara bra. Ha de kota azabra. Mwami eresoki bewe dusengeye abarushye n'abaremerewe. Fubyi abapfakaze bafite agahinda bafite umubabaro. Turavuze ngo bana natwe muri iki kiganiro. Mwizina rya Yesu Kristo waravuze ngo haleluya haleluya. Tugutabaza uzadutabara. Yesu umwami. Kandi ngo nuzabakora ubwo ratwegereye. Yesu urakoze. Haleluya se prometide kere bone wa. Kandi Imana nibuze drome. Komera ku Imana izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu. Amen amen amen. Dushimiye Imana cyane. Uyu munsi wa none John tubwira abantu badukurikiranye yuko Imana iriho kandi ifite umugambi. Imana igufiteho umugambi. Imana ifite umugambi ku bantu, tubwira indushyi, tubwira abantu baremerewe. Twabwira ngo nubwo abantu uyu munsi babona ko ubuzima bugoye, babona ko ibyo bari kunyuramo bigoye, ariko tubabwire ngo data aracyakora. Hallelujah. Ifite umugambi. Uyu munsi wa none tuguhaza n'itangazo rikubwira ngo nubwo urufatiro eredro ruriho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nawe tuje kukubwira ngo mu bantu Yesu afiteho umugambi urimo. Nawe urimo mu bantu Yesu afiteho umugambi. Ntabwo Yesu yakwibagiwe, ntabwo Imana yakwibagiwe, iracyagufiteho ijambo ryiza, iracyagufiteho ijambo rikomeye, izakubakaho ibintu bikomeye, uzaba umuntu ukomeye, uzatera imbere, reka kwiheba, reka kwigirira nabi, kuko haracyari ibyiringiro. Haleluya. Haracyari ibyiringiro by'ubuzima bwawe by'ejo hazaza, haracyari ibyiringiro. Uyu munsi nubwo byanze ariko ejo bigomba gukunda, nubwo ku kwezi byakwanga ariko mu kutaga bizakunda. Imana ihimbazwe cyane, wikwigirira nabi kuko haracyariho ibyiringiro. Nasomye ijambo rivuga ngo urufatiro rw'Imana ruriho kandi ngo rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nubwo waba uri mu cyaro, nubwo waba uri ahantu kure, nubwo waba uri mu burwayi, ariko Yesu agize ute? Arakuzi. Ni Imana idakiranirwa. Yibagirwa imirimo. Ni Imana itareba ahantu uvuka. Hareba imiryango. Ni Imana itareba akavukira yawe. Ni Imana itareba yuko umuntu yakuvuyeho. Ni Imana nyamana ihindura amateka yawe mu gahe gatoya cyane. Ibintu bigasohoka. John, tubwira abantu nubwo uyu munsi none harimo abantu bafite ibikomere, abantu koko barakomeretse, tubanze tubyemere. Nibyo. Abantu barakomeretse. Bakomerekejwe n'abashumba, bakomeretswe n'abahanuzi, bakomeretswe n'abapotere, bakomeretswe n'abavugabutumwa, ariko tubabwira ngo nubwo abantu bakomeretse urufatiro rw'Imana ruriho. Mbonye Imana ije komora abantu ibikomere. Haleluya. Ibikomere bahuye nabyo, ibikomere batewe n'abavugabutumwa, ibikomere batewe n'abashumba babo, ibikomere batewe n'abahanuzi. Mbonye Imana yomora ibikomere. Wewe unteze amatwi unyumva, ndagira ngo Imana ize kukubwira ko Imana ije komora ibikomere. Ibyo bikomere batewe n'abantu batandukanye, Imana ije kukomora ibikomere. 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 Waterwa igikomere n'umugabo.
waterwa igikomere n'umuryango washatsemo, waterwa igikomere n'inshuti wizezera guhemukira, wagurije abantu amafaranga uzi ko bakwicira baraguhemukira, icyo nacyo ni igikomere, nacyo ni igikomere. tubwira abantu rero, abantu nibahumure, abantu nibakomere, tubabwira ngo data ajya abasha kwibagiza umuntu iki umubabaro, yajya ashaka icyamubabaje akakibura. Mwibwira abantu ko Imana ishobora kumara umuntu agahinda. Haleluya, yego, Imana imara agahinda, Imana imara umubabaro. Imana aho ngaho uri izagukura ikwicazanye n'abakomeye, izagukura aho hatari hasobanutse ikugeza ahantu hasobanutse. Ikindi John, tubwira abantu, nubwo abantu b'Imana bakwangiza uyu murimo kubera ko nta soko riburamo abajura, abahanuzi bo baracyahari, abashumba bafite umutima mwiza baracyahari, abahanuzi abavuga butumwa bakirimo neza turahari. Nibwira abantu rero, urasimene waye, mbwira abantu ngo abantu ne woda simene greme nibumva yuko Imana ikiri, kuko ntabwo Imana izavugira mu biti, izavugira mu bantu. Ndagira ngo nkubwire aho ukurikiye, weho wacumujwe n'abahanuzi, ugacumuzwa n'abavuga butumwa, ugacumuzwa n'abashumba bawe. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibihumbi 7 bitari byapfukamira Bayali. Tapisti fotaya zando enengini widra, haracyari ibihumbi 7 bigifite umwuka w'Imana muri bo, bagikora n'Imana muri bo, batari bivanga ngo bijandike. Ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibihumbi 7 hari abo Uwiteka Imana yibikiye, muri abo Uwiteka Imana yibikiye, nawe yarakwibikiye, nanjye yaratwibikiye, twebwe twese yaratwibikiye, kugira ngo tuzagire umumaro mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo hazaza abantu bazahumuriza abantu, bababwire ngo ibihumuriza by'Uwiteka biracyariho. Ibihumuriza by'Uwiteka biracyariho. Abantu nibumve yuko ibihumuriza by'Uwiteka bikiriho, kandi imbaraga z'Imana ziracyariho. Imana yavugaga kera niyo ikivuga n'ubu, Imana yakoraga ibitangaza niyo igikora ibitangaza n'ubu, kandi izabikoresha abantu bayo bakiranuka. Haleluya. Numvise urengeye Abanyarwanda, haleluya, urengeye abarushyi, haleluya, ando de brome kere my gray kandi enedras my gray. John, turashaka kubwira abantu, nubwo abantu bafite agahinda, nubwo abantu bafite umubabaro, igikomere abantu batewe n'abantu ntabwo ariko twakibateye. Abantu baturemera ibikomere bahuye nabyo, nibatuberebere ko abantu babibye abandi barabahemukira. Nkubwira ngo twabasha gusengana, twabasha kukubwira ijambo ryururutse umutima. Uyu munsi warakomeretse, Imana ikabasha kukomora. Nibyo igisubizo cyawe kiri muri nge, nanjye cyanjye kiri muri wowe. Yego, buriya ngo Bibiliya irambwira ngo mu nzu y'inyumba habamo ibikoresho ariko ngo byose byinshi bitandukanye, ariko ngo bigira iki umumaro. Mubwira ngo uyu munsi urugingo rumwe rukeneye urundi rugingo. Yego, umutwe utariho igihimba ntacyo cyaba kimaze, amaboko ariho amaguru atariho ntacyo byaba bimaze. Biro abantu ngo byanga bikunze imbere y'umuntu harundi, imbere y'umuntu harundi, no hirya y'umuntu harundi. Abantu biyoroshye, hirya y'umuntu harundi, n'imbere y'umuntu harundi. Urabona byararangiye, ariko imbere yawe hari umuntu, n'inyuma yawe harundi. Taya shaire bonesanse. Bwira abantu ngo nubwo abantu baguhemukira, Imana izagutabara ikoresheje abantu. Nubwo abantu bakurwaye, Imana izagutabara ikoresheje abantu. Nibyo. Netida kotarama sisimini wita paya binifo ene wizandiko la sanse mene shaini ha elewi tapiresti lezebra. Imana ije kukuruhura, mama, Imana ije kukwambika izindi mbaraga. Nubwo uyu munsi wowe waguye, menya ko ari abagikomera, arabakomeye. Kandi bamaze kuvuga ngo Satani ubimenye, ntago nzamanura ipantaro ngo nsambane, ntago nziyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bakomeza gusenga. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Uzi umugabo witwa Daniel ngo yagambiriye mu mutima we, hari ukugambirira gukora neza no kugambira gukora nabi. Uyu Daniel we yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Aravuga ngo uko bimeze kose njyewe ndakiranuka, nzakiranuka, n'ibwami nzakiranuka, mu boroheje nzakiranuka, mu bakomeye nzakiranuka, mu nzira nyinshi nzakiranuka, nariyo nzakiranuka, shonje nzakiranuka. Ngo kugambirira byonyine, ngo agambirira mu mutima we. Haleluya, kutiyandusha ibyo. Mva mubwire
Daniel ngo amaze kugera mu rwobo rw'intare ngo agira umwete witwa gusenga ngo amaze gusenga ngo ariko ibisubizo bikamanuka suko Imana itohereje ibisubizo ariko hari imbaraga zo mu miryango zabirwanyije suko Imana itohereje ibisubizo ahubwo hari abarozi baguhagurukiye ariko Bibiliya irambwira ngo nuko Daniel akomeza gusenga marayika w'Imana aramanuka domesire ngo nuko umwami amuta mu rwobo ngo mu gitondo ngo aragenda abwira Daniel ngo Daniel we ngo harya Imana yawe ngo yabashije kukurinda. Arangiza arasubiza ngo kubera yuko nabonetse mu maso y'Imana no mu maso yawe nta mutima undega ikibi nta mutima uncira urubanza ngo Imana yohereje marayika wayo abumbiye iminwa y'intare ntacyo zabashije kunwa. Ariko buriya uzi igitangaza cyabaye bamaze kumujugunya mu rwobo rw'intare amaze kugera mu rwobo rw'intare intare ya mbere yaraje ngo wewe uri mugenzi wacu amubwira ati Daniel ayirafi ngo ntago nyikuriye ati Daniel murasenze cya kabiri wavuganye n'Imana cyane cya gatatu Peter uri umuntu udasanzwe tukurebye ntago wigeze utesha agaciro abagabo ntago wigeze utesha agaciro Imana nibyo Daniel ngabye imbere y'Imana nta birego bimurega cyane akirana none hari ibirego byakuregaga ntiwakira imbabazi z'Imana akira imbabazi z'Imana akira ubutabazi bw'Imana akira ihumure ry'Imana weho wari ubuze ibyiringiro akira ibyiringiro mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mbwire ngo injira mu yandi mavuta bundi bushyashya injira mu bihe bintu bundi bushyashya kuko hari ibintu Imana ije kugukorera injira mu bundi bushyashya urebe ubwiza bw'Imana urebe gukomera kw'Imana urebe Imana ije guhindura amateka hahandi abantu bagusize ntago ariho bazagusanga. Hambara mugabo witwa Petero ngo bamukiza gereza ariko mbere ngo bari babanje guca umutwe umugabo witwa Yohana ngo bamaze guca umutwe ngo bawuzana kumbe ngo birangize ngo baravuga ngo abayuda barishima ngo bamara kwishima ngo baranezerwa ngo nuko Imana ngo idabosibedra tayando tondo biyambaza ngo bafata undi mugabo wita Petero ngo bamukira mu nzu bamuhereza abasirikare 16 bamurinda ngo byari buce mu gitondo bajya kumwicira muri stade ngo bamwice ngo ariko ngo abera b'Imana bagira umwete wo kugira wo gusenga yaba baririmbyi bagira bagasenga bababazwa n'abaririmbyi bari kugwa yaba abantu bagiraga umwete wo gusenga abari kudemo abari kurimbuka abari kugwa mu byaha bagira agahinda ko demone mu mitima yabo bakamanga Imana y'amahoro iri gupfusha. Haleluya batera kumva ko bagomba gusenga. Umuririmbyi yuzuye umwuka yarembye ngo gusenga nibwo buzima gusenga ni imibereho gusenga ni imibereho gusenga ni imibereho ngo nuko Bibiliya yarambwiye ngo nuko ngo Petero amageze ageze muri gereza ngo nuko mu gitondo ngo ariko ngo Imana yari yarigeze Yesu korana ikiganiro n'abigishwa arababaza ngo ariko ubundi abantu banyitana abandi ngureri abandi ngo uri umuhanuzi abandi nguriye Yesaya ariko Petero atera agatekera avuga ngo uri Kristo umwana w'intama w'Imana aramusubiza ngo si inyama n'amaraso biguhishura ibyo dusabye Mwuka Wera ngo ahubwo ngo ni Mwuka Wera aguhishura ibyo ngibyo. Mwami tanga Mwuka Wera mu bakozi bawe tanga Mwuka Wera mu bakozi bawe tanga Mwuka Wera haleluya. Dusabye Mwuka Wera ahishurira abantu iyo Mwuka Wera guhishuriye ntago ari ngombwa ko umuntu akubwira akaburayo oya iyo Mwuka Wera guhishuriye ntago ari ngombwa ko umuntu umenya ko yasohowe mu nzu ahubwo iyo Mwuka Wera guhishuriye ukora icyo ugomba gukora ngo nuko Petero ngaramubwira ngo Kristo umwana w'intama w'Imana ngaravuga ngo ntago ari wowe oya si inyama n'amaraso doretse gusenga Imana irambwira ngo nubona umuntu agwaye 10,000 ntago ari we ni njye woba wamugoronzoye kugira ngo muhe aguhe abantu ubona abanyamibare abantu bo bagira byinshi ariko Imana yiguhaye iraguhata Imana iguhaye iraguha. Haleluya ko marayika w'Imana ngaramanuka kura Petero mu nzu y'ikimbohe ngo ariko abantu ngo bakomeje abera itorero ngo bakomeza kumusengera. Bwira abantu ko dukomeje gusengera abantu niko bimeze. John tujye fata umugambi wo gusengera abantu tugiye gusengera abantu turira imisozi turarara amajoro abantu barushye n'abaremerewe
uri mu Rwanda twagusengera, uri mu Burundi twagusengera, Cyane. muri Canada twagusengera, Australia Amerika twagusengera. Amerika twagusengera, Dubai nk'umupotre cyangwa aho waba uri hose wagira abantu inama ukeneye gukora ubukwe wasingira umuntu Cyane. Tando enewi kubatizwa mushumba yakubatiza Nibyo. ukeneye ubuhanuzi yaguhanura nanjye nkaguhanurira twakugira inama zitandukanye ubwire ngo Imana iriho. Imana iriho. Twe dufite umugambi wo kubwira Imana iriho. by'amateko bikarangira. Imana iriho. Umwe mu wacu niwe wavuze ngo Imana ifite PS. Imana iriho. Imana iriho. Tando enewi Shando enewi Hydra no gukira n'irindi. I mean digi. Uwo ngo ni Pastor Yongwe. Afite Apostle Yongwe. Apostle Yongwe naturamwemera. Aremewe. Abantu bundi nemera muri uyu mujyi wa Kigali abakoze Imana. Pastor Mutesi ndamwemera. Yongwe ndamwemera. Bagitwaza ndabemera. Rugamba ndabemera. Abantu nemera abantu b'Imana kuko umwuka wo kutemerana n'uw'abadayimoni. Umwuka wo kutemerana ni umwuka w'abazimu, ni umwuka w'abadayimoni. Twebwe nta shyari dutugira. Nubona umuhanuzi waje asenya umuhanuzi mugenzi we ukabona umupastor usenya mugenzi we uwaza afite dayimoni. Ni intumwa y'abadayimoni. Ni intumwa y'abadayimoni. Ni intumwa y'abadayimoni. Nibyo. Muririmbyi yaravuze ngo nuko mubaranisha imibabaro. Bwirana amagambo yururutsa imitima. Amen. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu. Mana data wa twese turagushimira. Nyiringa abanyura ubutware. Ayiwe tatita anama tando sopra. Mana ngwino wubaka urugo rwa rugiye gusenyuka. Anima taye. Resika ndabona umuntu baziga kirava. Amaze igihe kingana imyaka 2 n'igice ari kuva. Ariko data arambwiye ngo akoze igikomeye. Amen. Nongeye kubona Imana ikorera abakobwa amakwe. Ndabona abantu baragiye bapfusha ubukwe. Umuntu agateretwa ariko final akaberwa uburyo fiasagiye. Ariko haleluya. Haleluya. Imana alasiredra. Imana ishimwe. Kukwibuka mukobwa Imana irakwibutsa. Alatando megre. Mbonye umuntu witwa Mutesi Imana imurengera. Mbonye n'umuntu witwa Eric. Mbona nawo umuntu Imana iramutabara. Imana ishimwe. Mbona Imana ihanagoye amarira y'aba bantu. Haleluya. Imana irambwiye ngo imazi nimba aya mazina kuko yarababajwe cyane abazwa n'imiryango. Imana irambwiye ngo ni Imana igarutse gukora ikintu gikomeye. Imana ishimwe. La piste fotando. Wizi hingini wa yadra. Sha eni hoidro. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Kutugira neza. Urakoze Imana. Usubiza imbaraga mu bari bacitse intege. Urakoze Imana. Kuko ni wowe uhinege abarambiwe. Nutibashije mwongeyemo imbaraga. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya. 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 Humugisha buri mwe wese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka nange nomero yanjye ushaka ko dusengana. 0783 92 72 85. 0783 92 72 85. Iri WhatsApp, iri muri Momo, iri watugisha inama. Watera inkunga umurimo w'Imana, Yesu akagumugisha, Yesu agumugisha. Amen. Vuga nomero yawe. Nomero yanjye nakamenyetso ko guteranya 250 7 8 8 amazera 3 45 44. Reka nyisubiremo. Nakamenyetso ko guteranya Yego. 250 7 8 00 0 45 44. Bishop John. Ndagushimira. Shalom. Imana igumugisha kandi wakoze mukuza.